cyagirira abanyarwanda umumaro ukomeye cyane. Ibyo watangije se ahashize wagiye ubona hari umumaro bitanga cyangwa wagiye ubona udahagije ushaka kuvugurura ku buryo byajya ntabwo gisubiza wowe uzagenda ubabaze ubwo se sinaguhaye ingero se ntaguhaye n'izi urashaka kundodogoza wa mwana cyangwa uragira ngo mvuge ngo ndarambiwe nkabya ariko mvuga rwose aho ngaho uwo mutego wawe shaho nawe ushaka jewe ndifura ahubwo icyo navugaga nuko ngira ngo mbere yo muri uyu mwaka mfata ingamba ariko ingamba zishyigikiwe n'umugabo tanyicaci inkotanyi caci iyi nkota uwo mwana yarancekeje iyo nkota nanjye rero ngiye gushinga itorero ry'inkotanyi Rwanda cyumve neza sha aravuga akababwira ikinyarwanda akavuga n'icyongereza ashaka kubwira abazungu bakira mu cyongereza hari n'igihe nigeze kumwumva avuga agafaransa kera ni hambere narasetse nako akavuga neza ariko menya atakizi neza ariko arancekeje cyane aravuga ngo après tout ndakibagirwa ko ka expression yakoresheje cyane kari karyoshye ni hambere nabyo ngo après tout les faits sont têtus Franza genda koze ibyo ntubikinisha après tout oya ntabwo n'umuhanga yaba kazi ariko ntihagire unyumva nabi ntabwo yamenye igifaransa nk'icya Malonga ni mukuru cyane kuri njye ndusha imyaka myinshi ariko adogo rwose ariko ntabwo ndusha inkotanyi zose zirangana burya niko tubyemera ariko nyine harimo izikomeye cyane ibyo ndeganirira rikada ayo mazina niyanyisekereza karyoshye baguhora iki bose ni bamwe uruhungire rumaze iminsi nkareba yewe ntukagere imana nibyo nakubwiraga niba yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima Imana umwaka turi kuwutangira nizere ko wawutangiye neza ushize niba warakubereye mubi uyu nguyu ndabyizeye ko uzakubera mwiza kurushaho niba warakubereye mwiza ushize uyu nguyu ni mwiza cyane kurushaho nanjye umwaka ushize wambereye mwiza kandi nizeye ko n'uyu nguyu turimo uzambera mwiza cyane niko no ku nshuti zanjye byagiye bigenda izo nganira nazo by'umwihariko anko twicaranye aha ngaha nabambwiye ku mwaka rwose wamugendeye nk'indi yose ngaho umeze neza meze neza usibye ko we ntabwo wajya gukunda kuza hano ariko umwaka ujya kurangira nise ku biganiro byose bikandyoshya bijyanye n'amashyaka n'amatorero n'amadini n'abagore n'abapasitoro ndaseka nari mperutse no kuganira nawe tuvuga iby'abagore noneho yewe abantu bakampamagara batupfa iki n'abagore upfa iki n'abatorero upfa iki nta na kimwe rwose gusa ko cyo warangiye neza usibye ko nabyo ni ibisanzwe ariko singanya hari murumuna wa papa umusaza nawe yari umuhererezi wabo amwisho kabisa yapfuye ejo nijoro ubu nagombaga kujya mu Mutara ariko kubera ko abanyarwanda na bibiri nta upfa kubera ko undi yapfuye ubwo nzajyayo ejo tumaze gushyingura bamwe niho tuzajya gushyingura naho ubu ngubu maze kuruhuka nari maze iminsi nanjye n'ibi bihe n'iby'imvura rega nanjye ndakuze wa mwana ahubwo ubu nyine nuko nari nibereye nyine ubwo waje hano nibereye muri ibi bitabo byanjye hari ibintu ushaka gukora bijya bimbabaza ariko ubu ndashaka kubwira rwose perezida Kagame rwose ukuri ndashaka kubibwira ndashaka kubibwira abayobozi turaziranye rwose baranze abayobozi mu nzego nyinshi baba ba minisitiri abadepite abayobozi rwose benshi bamwe narabigishije abandi twarabanye ukoranye ingabo rwose abantu inkotanyi
inkotanyi ze hari umukora abapolisi poli ari umukora polisi ari umukora abo bari bareba generali ndabazi rwose abagenerali nk'aba Kazura n'abantu nzi rwose ndi mwarimu uwo nigishije byibura yigaga ndaho ariko yigishwa n'abandi ariko nanjye mbigisha ni benshi hari abanyeshuri nigishije benshi b'abanyamakuru abanditsi dore n'ejo bundi barantoye kuba umwe muri bode y'abanditsi b'abanyamakuru iki gihugu gifite benshi cyane ariko bakavuga ati Profesa Malonga turamwubaha ndi icyizere rwose abantu bagirira abanditsi bakicara ari ikintu cyitwa Rwanda Society of Authors abahanzi mu bwoko bwose abaririmbyi abanditsi abanyabugeni bakavuga ati turatora Profesa Malonga azaduhagararire muri bode yacu ejo bundi twari twatanze n'ibihembo uzibye ko bambwiye ko hari n'uwitwa Makajyaga muzi umuririmbyi bamwe ngo nawe ngo ari mu bitaro ngo ararwaye ngo ararembye bakabimbwira ibi biravuga iki birakubwira ko rwose ubu nandika ibitabo ariko abantu bazi no kwiyemera abantu bajya bambwira ati ariko uriya Profesa ntabwo ari kwishongora cyane nishongora ne nta muntu uzi ibitabo nanditse biremewe ku rwego mpuzamahanga icyo ni ikintu gifatika ubu hari ikintu cyitwa igiswahili hari umugabo wajyaga avuga ntiwazanye itera amakofi ngo mu Rwanda ngaseka yabaga i Nyamirambo yagaragaza ntajye no kumureba nkareba uwo muntu wazanye itera nari nzi ko ari igihangange nsanga n'agasaza k'imbere ariko barambwira ati ngo kitwaga niba ari inde Rutikanga nanjye ni ukuri hazagira umuntu uvuga ko nazanye igiswahili ntabwo ariko kizanye mu Rwanda ariko African Union urwego rwa Afurika umuryango w'ubumwe bwa Afurika batoye abaprofesa babiri muri buri gihugu barimo Profesa niyo mugabo na Profesa Malonga mu Rwanda nukuri ngo nagize igiswahili ndagitangiza ku buryo mu 2005 mu Rwanda nige watangije igiswahili muri radio Rwanda gitaga Refor na televiziyo Rwanda nta ya mateleviziyo yarataraza nk'abana mwe mwari mutaranavuka hari mwari mukira abana batoya ntangiza rwose nkajya njya kwigisha igiswahili kuri radio Rwanda na televiziyo Rwanda biko hariya mu mujyi byitwa Refor baza no kumara igihembo cya best citizen of the year mu 2008 ariko njye natangiye muri 2005 kubera ikintu navugaga numva ibi bintu u Rwanda tumaze kugera mu rwego rwiza tugiye kwegera East African Community yari ibihugu bitatu gusa Tanzania Uganda na Kenya u Rwanda dutegura icyo gihe nakoraga no muri Presidence ya Repubulika sibyo ko ntamaze mu gihe kinini muri president muri protocol ya leta ntabwo namamaze mu gihe kinini ariko ndavuga nti abanyarwanda ko mbazi perezida icyo gihe yitwaga Bizimungu uyu perezida Kagame yari vice president ariko nari nzi ko azi igiswahili n'umuhanga cyane uriya anakivuga neza cyane nasho budi naramukunze cyane nubone izi nsina ubonye izi nsina buriya ndamukunda rwose kuko nkunda insina ejo bundi rero ambere avuga ikintu cyiza cyane umuneko barayizaga abayobozi ati umudaki wa migomba mifupi insina ngufi si yo migomba mifupi nanjye rero bivuga numva ndaneze bavuga n'igiswahili cyiza cyane ariko akivuzemo ko imigomba mifupi n'insina ngufi hari abantu batazi ndiye abadepite batazi igiswahili numva ndababaye ariko kandi nibo bagitoye mu 2017 we depite unarwa n'igiswahili kubera iki mini tutavuga igiswahili kubera iki diregiteri generale cyangwa utavuga igiswahili kubera iki igiswahili rwose kuva igihe natangiriye n'ukuri mwateje imbere mwampaye uburyo mukampa ubushobozi ko nagitangije kandi mubizi ibikorwa birivugira jya kuri Google urasanga ku isi yose uvuga ngo Profesa Malonga
barako nta hantu nta kintu nakoze rwose. Ndaguha urundi rugero muri 2011 banyohereje official delegate kujya gutangiza ikintu cyitwa African Union Academy of Languages ubwa mbere itangira. Ubimaze imyaka 12 natangiranye nayo jewe na Professor niyo mugabo, ariko Professor niyo mugabo we yabaye nde, yabaye senateri. Se nawe uramuzi sha, yitwa Professor Cyprien niyo mugabo. Twari babiri ubu nsigaye ndi jyenyine tudahembwa. Uzibye jewe narabyitangiye, we yari naduwaye muri university, ubu ni senateri. Ntabwo amugeranya na Malonga, ntige mukuru yego, ariko urumva we yara ntabwo inyota yari kumwica, yamwica se sha kuri duwaye kuri university. Ubu uri na senateri noneho, ariko ibyo bintu yabijyagamo tukabikora turabizamura. Ahubwo nawe kuba y'abasenateri ntaransengerera mu bwati munywanyi wanjye ndiganirira abana gihunda kwiganirira ati munywanyi twaritanze twese kuri gushira mu biganiro. Niko mbibona none ndanakuze nawe mwita nka petit frère. Merutse ejo bundi ngo Tshisekedi yabwiye Perezida Kagame ati grand frère. Nanjye Perezida niyo mugabo Bambe niyo mugabo ambonye yavuga ati grand frère senateri. Yambonye aravuga ati grand frère rwose arabizi. Ariko ubwo ni urugero rwahaye mu 2014 nagiye mpagararira iki gihugu nanone ko nubaye bwakangaye bakabiri ubwo n'ubuzwi bufatika ngo rw'ingero nguhaye. Tujya gutangiza ubwo hagati aho muri bya 2008 na 2008 u Rwanda rwagiye muri communauté East African community. Urumva se nari maze imyaka nigisha abantu, ntabwo nakubeshya rwose, nta nubwo ari ukwishongora, ariko ni byiza. Uyu mugabo witwa wari minister witwa Bazivamo ajya muri East African community kuyobora. No kuri nta negaspa iri yarazinamo, ariko naramagaye yari twari tunagenda nti rwose mutware ni congratulations. Muhane igitabo rwose kirimo muri biriya nasoma, ariko disi baragenda nta winyibuka no kuri. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ntabwo mbabikora ngo bazanyibuke. Abaswahili baravuga ngo tenda wema nenda zako usingoje shukurani. Ntugategereze ko bagushima. Wenda niduhura azasanga ngiriye byamfura babanaga, ariko icyo mvuga n'ubundi n'ubwitange ni uko ndamushaka. Nagira ngo wereke ko gusa muri icyo gihe nyine nagiye guhagararira u Rwanda. Twari babiri, tugenda turi babiri. Icyo gihe hirwa ntabwo najyanye n'iyo mugabo, oya najyanye n'udiregiteri umwe yakoraga muri sport ya siporo na culture n'umuco. Yayoborwaga n'uwitwa Habineza Joseph Habineza, uramwibuka? Yari umusore mwene ni wabona hazi ni mwene Ziripa niko yitwa, nyina aracyariho. Ise yari umupastor yitwaga Utuma Abahutu ndira abantu biri imbere bamwe abaporoso n'abazi rwose. Na nyina Ziripa ndaje ubundi twahuriye ahantu mu bukwe, hariho cyari umusore ndabazi rero. Ariko aravuga toya Professor Malonga nta muntu rwose murusha ku Igiswahili ni nawe tukiziho, n'abagenda ajya kuduhagararira banyoherezayo. Aho hose banyoherezagayo atari uko ndi umukozi wa leta cyangwa ndi umuntu diregiteri yahanaha, oya nuko bari bazi ko jewe nkora ibintu by'ubwitange, ikorerabushake byo guteza imbere Igiswahili, nkorera ubushake, ariko ndi intumwa yande cyangwa ndi ambasaderi wa African Union Academy of Languages, ariyo yitwa Akaland. Shanza kwereka nuko hano imbabi ni n'ubu ngubu rwose ariyo yayindi twatangije.
cyakora ibi nkabigiramo amahirwe kubera kubikora neza, kubera gutanga ibiganiro byiza. Naje kujya ahantu kuyihagararira muri za konferanse ahantu bita Brazzaville muri Congo, Brazzaville. Nagiye za Arusha Tanzania, nagiye za Kampala, za Makerere, nagiye za Kenya, ahantu henshi, za universities zitandukanye. Yewe nagiye no mu Bugira Umwana bantumiye rwose bati turashaka kuvuga na Professor Malonga Pacific uteza imbere igiswahili mu Rwanda no mu karere kose ka East Africa. Wari uzi n'ikindi se? Uzi ko nigeze ahubwo no gutorerwa aba professors benshi hafi ya bose benshi cyane bo muri aka gace bigeze kujya ahantu inama yabaye, noneho Washington DC baravuga bati dutangize ikintu cyitwa icyama cyangwa association yitwa Chaukidu. Uzi icyo bivuga? Chaukidu ni chama cha ukuzaji Kiswahili duniani, nango World Association of Kiswahili Promoters. Perezida ari professor witwa hari witwa Ken Walibora, yaje gupfa disi twandite n'igitabo rwose cyiza cy'igiswahili, dore y'inkoranyamagambo nguyu yitwa Professor Ken Walibora na Pacific Malonga, cyitwa English Kinyarwanda Kiswahili Dictionary. Cyiza cyane nta university n'imwe yo muri aka gace itamuzi. Yari umukonservateur ukomeye cyane w'umwigisha, yari umunyamakuru ukomeye cyane muri Kenya, yigisha za kaminuza nyinshi cyane. Ariko icyagusetsa nuko nyine ubwo chairman uzi ko baje no bagira icyo bita cabinet nk'iyo minisita. Uzi ko bandoreye ushaka kuba foreign affairs minister wa Chaukidu. Ubona kwangwa icyizere ndagira ndakubwira ko abantu bajya babimbaza no kuri nta kintu ntakoze, kandi hose mbajyana y'iki ibendera ry'u Rwanda nk'iki arya niyo ambazaga ngo ntacaka ngo sinzi ukuntu reka mbanze nkubaze. Watangiye uvuga ngo hari ikintu ushaka gusaba perezida ndetse n'abaminisitiri, ubwo nagiraga ngo n'abantu bose, yego nagira ubwo uko byagenda kose related n'ibi bitabo byawe, ni icyo ugamije cyangwa se nicyo ushaka gusaba perezida cyangwa nabo baminisitiri n'abanyarwanda, ni uko ari we mukuru. Ariko nyine harimo n'ababishinzwe za ministeri zibishinzwe n'abandi bantu. Kugeza kuri uyu munota mu Rwanda nta hantu dufite igiswahili cyemejwe nk'ururimi rwa mbere rwa Afurika. Ruzatangira gukoreshwa kuva ku itariki ya 7 ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Umva nagashya abari ibirori bikomeye cyane. Aha ndakubwira ngo umuryango noneho Loni cyangwa umuryango w'abibumbye wemeje ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 uzajya uba World Kiswahili Day, umunsi mpuzamahanga w'igiswahili. Ibyo byarahise. African Union nayo yarabyemeje, ariko umuntu uyihagarariye udahembwa kuko n'ubwitange witwa Professor Malonga nta n'ibiro ngira. Nari mbifite byanjye nikoreraga by'ubushakashatsi n'iki. Covid ahije ibi irabyica, ibintu byose birazamba. Ubu rero nagize umuntu abanyarwanda baravuga ngo umuntu akora iki akamakisha akamizaragiye. Yezo ndagiye nizihe ko ari inganzagiye ngize nkuri rwanjye nturunguru mwabonye. Nabona bino bitabo biri ahangaha nkagira ngo warakize. Mu by'ukuri nta mafaranga ujya winjira kuri ibi bitabo. Unenzi kuri umukire bakataraboneka. Ari ikintu kimwe nagenda utama amafaranga nkababara buri. Ahubwo wowe bayipfura. Nanjye bajya bambwira abantu
bati ahubwo dore ni ikinyuranyo baravuga ati Malonga warakize rwose tubona ku mateleviziyo nagera ahantu bati dusengerera abandi bakambwira ati duhe bya bitabo ariko ndakubwiza ukuri dore ndarahiye nandika ibitabo nkabijyana kubigurisha abanyarwanda bafite umuco ntibasoma no kugura igitabo kimwe gusa none se niyo bangurira 10 ibitabo 10 tuvuge ku kwezi nabyo bagura ariko uko mwaka bakaba bitabo 100 igitabo kimwe nk'iki ngiki ureba ukuntu cyangoye cyanuje niyo bagura ari ibitabo 100 kimwe kigura 10,000 nuvuga ngo havamo miliyoni imwe iyo miliyoni imwe abandi bana baravuga miliyari igihe miliyoni imwe bamba 10% ubwo bamba bibaye 100,000 uzi 100,000 ariko gukira bwo nugira ikibazo ubutaha ntuzongere no kugenda inyota ikwishe ngo watinye kumbwira oya aha mu mutwe ndakize rwose iyi karamu yanjye ariyo nka yanjye ndagiye akakanyana ikarakamwa izi ngizi izi nka urabona harimo n'imfizi rwose nubwo zatetse kubera ko abanyarwanda badasoma icyo nasabaga ni iki rero ubu urabona uyu mwaka kumva ko maze iyo myaka yose nkora na mugenzi wanjye twafatanyaga akaba yarabonye iyindi mirimo myiza imuhemba neza ibyo ko yanahembwaga n'ubundi ngewe nkaba nabyitangiye ngenda njya mu mashuri njya mu hantu hose ntahembwa rwose ngira ngo ntamenya utanze muri iki gihugu nagendaga mbasura mbakangurira kwitabira igiswahili nkangurira igihugu kubera ko mbizi ibyo nkunda cyane niyo perezida avuze atari ko yewe nagiranye n'amasezerano na ejo bundi rwose ndavuga ariko numva ndababaye ngiye ahantu bita KPR n'ahantu hari ibyangombwa byabyo hano nagiranye amasezerano nabo nsanga bafite ibitabo birenze 40,000 ariko nta na kopi n'imwe y'igitabo cy'igiswahili irimo kandi u Rwanda rufite indimi zingahe enye zemewe ikinyarwanda igifaransa cyongereza n'igiswahili igiswahili ni itegeko 02 z'ukwezi kwa 4 mu 2017 nibona kubwiraga byatangiye natangiye kubitekerezaho aho perezida avugiye igiswahili mu nteko ishinga amategeko ejo bundi ati munaelewa maana ya migomba mifupi arabwira abadepite sinzi ngo abumva igiswahili ni bangahe ariko kuba yarakivuze hari impamvu ubagira atya akavuga ubwo no kuvuga niyo ashaka kubwira abanyekongo n'abandi abaturage n'abatanzania ababwira mu giswahili aranakizi cyane ese ubwo ntacyo byatwigisha kwanga igiswahili tujya agaciro kuko abaturanyi bacu nicyo bakoresha nicyo gituma perezida wa repubulika ashaka kubabwira aravuga akababwira ikinyarwanda akavuga n'icyongereza ashaka kubwira abazungu bakira mu cyongereza hari n'igihe nigeze kumwumva avuga agafaransa kera ni hambere narasetse nako akavuga neza ariko mbega atakizi neza ariko arantekereje cyane aravuga ngo après tout ndakibagirwa ko ka expression yakoresheje cyane kari karyoshye ni hambere nabyo ngo après tout les faits sont têtus Franza genda koze ibyo bikinisha après tout oya ntabwo n'umuhanga yabakazi ariko ntihagire unyumva nabi ntabwo yamenye igifaransa nk'icya Malonga cyereka abandi b'indyagumbyi iby'abanyarwanda bita ngo ni ugucinya inkoro ya perezida wa repubulika ntabwo yamaze igifaransa nk'icyo nzi ibyo byo yaba yarahuye yareka atazagira yari indyagumbyi n'abaginga ntibabona uko babitekereka ariko reka twiganirire icyo nakubwiraga ni uko iyo hari abafite impamvu yabyo après tous les faits sont têtus uza mu gifaransa ashaka ndabyibuka nari ahantu Nyarugenge numva ndishimye ariko kubera iki kuko ndakuze indimi rwose narabikuje kandi nabiguhaye ingero zaho refo izo kuba icyo gihe amateka ntasibamo
none ndavuga ariko kuki nyine ubu ngubu aho bigeze rero ndavuga ngo uyu mwaka nyuma yo gukora imyaka 18 ibyo bintu byose mbikoramo nta gihembo kindi mbana ari ubwitange, ndashaka ko aho mboneye iriya Kigali Public Library maze kumvikana n'umuyobozi wabo imyaka 3 ndamubwira nti reka tukore n'amasezerano, jewe mfite abantu b'inshuti nabanye nabo za universities nyinshi za East Africa n'ahandi, ngutangirize rwose departement maktaba ndogo. Maktaba ni ukuvuga urumva kitabu, maktaba ni ahantu ibitabo, maktaba kitabu ubwo tugiye muri mugosobanuro. Nanjye maktaba y'Ikiswahili, Abanyakenya, Abanyatanzania, abazungu baba professors b'Igiswahili bakanwerera umwe kimwe undi bibiri, ubu birenze 300, biri hafi 500 shawa ngome amakesha. Ubwo nukuri ngo ndirata. Nubwo navuze ngo tenda wema nenda zako kuri byiza no gutegereza, ariko nukuvuga ngo jewe ndi inkotanyi nziza ba uzubara ngo icyama ibiki ndi inkotanyi nziza, nusibye ko ibyawe nabizi hanyuma se kutabona amafaranga mu bitabo nibyo nkubwira. Reka amafaranga nicyo cyatumye nkubwira nti nawe umbaza nyine rwose bya mbere imvura ubishyira habona, hari ibintu biba bigomba kuvugwa muri icyo cya KPR. Nagize ntagize icyama cy'abana b'abanyamakuru kitwa Waduhamagara wa Kiswahili Rwanda, kubera ko ndi umwe mu banyamakuru bo muri East Africa. Turagifite kitwa chama cha Kiswahili cha Waduhamagara wa Kiswahili Afrika Mashariki, ariko nacyo gisa n'icyaguye kubera ko abantu ntibabishyiramo imbaraga, ariko hari aho kimeze neza. Urumva ari aho batajyanye ibendera ry'u Rwanda n'ikimenyimenyi. Abanyamakuru noneho bose bo mu Rwanda pana b'Igiswahili, abanyamakuru bari bibumbiye muri Association Rwandaise des Journalistes, ejo bundi bantoye kujya muri board yabo. Ngo bafite icyizere kugira ngo abanyamakuru nabo bakugira icyizere ujya muri board, ntabwo ari Igiswahili yabo bose bakuba bavuga baturiye mbuga. Nanjye makare ufite ikarita yanyu. Reka ndebe. Tumaze dukora ikiganiro. Yaraye musi Rwanda sawa kabisa. Ariko ubundi erega nawe ni nacyo gituma uranabyerekana. Ubundi se ubundi nanjye mvugana n'abanyamakuru bibafasha, ariko ntabwo waje mu bantu wari buriya nibo abantu nuko ntakubonye, ariko ntabwo nabibuka bose nibeje cyane. Ariko icyo mvuga nuko banyizera, bagirira icyizere, bakankunda kuko bazi biri mu yanjye. Gusa niba babivuga, niba batabivuga birazwa ahantu hose, ariko ugasanga ku mugani wawe nta n'ahantu ibiro office yanjye office yanjye covid yagize ikirayikiza ibitabo byose birunzemo hano, birarunze, hari ibindi byarimo n'imiswa ndabuze aho mbishyira. Ariko se Malonga, umuntu abyumvise atya ntiyavuga ko urambiwe, ko urukumva iyo myaka wese 18 nge nabyumva ko urambiwe wenda se kubera ko utabona ibigushyigikira, ntago harimo kurambirwa. Ubajije nk'umunyamakuru ariko usa n'untega umutego nk'awa mugabo, uwo mutego wawe rero ntabwo ngugwamo. Hari imvugo ntakoresha jewe Malonga, ntabwo navuga ngo ndarambiwe, oya, ntabwo navuga iyo mvugo ndarambiwe, iryo jambo ntabwo nakoresha, ariko ahubwo ndavuga ngo ntagiye kunanirwa, pana kurambirwa, ntagiye kunanirwa no kutangira kwibaza ko ngorana n'abanyarwanda benshi kandi b'abayobozi bakomeye, baba amadini, baba abacuruzi, baba abayobozi mu nzego zitandukanye, abaminisitiri bose baranze. Ariko wa mwana ndaza kukwereka minisitiri witwa Uwacu yigeze kusinyira rwose ama certificate ikubera Igiswahili. Uwo nakubwiye minisitiri Habineza ko niwe bashinzwe umuco n'iki na siporo, none byagiye mu muco
nuriya w'umuco ubu ngubu witwa Minisita Mbabazi nabwo arabizi kuko nigeze kwigisha bakiri muri iriya minisiteri. Hari minisiteri yitwaga minisiteri ya East African Community, nawe uwo mudamu wari minisitiri witwa Mukaruriza nawe yampaye certificate iri hano kubera guteza imbere Igiswahili. Abo ni bagahe batatu. Minisitiri Profesa Rwakabamba Sayirazi yampaye certificate, ndaza kubiguha n'ugende rwose abantu n'ukuri. Hari ahantu bamama certificate n'ahantu benshi cyane kubera ko kazi. Yewe nigisha no kwigira mu rwego rw'umuvunyi. Uyu musaza witwa Tito Rutarimana warananze ndi n'inkotanyi rwose cyane, ariko ya ni mukuru ujye muri ryandika dogo. Abanyaririmba nkunda kuririmba akarimba ngo abo bagabo bari barebare cyane bari bateye ubwoba nukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige. Kuze kumera nk'inzige sha ajye ntabwo namera nk'inzige. Ndabizi ko Prof Dr. Tito Rutarimana ni mukuru cyane kuri njye, ndusha imyaka myinshi ariko adogo rwose, ariko ntabwo ndusha ubukotanyi. Inkotanyi zose zirangana burya niko tubyemera. Ariko nyine hari ibizi ikomeye cyane ibyo ndeganirira. Reka twiganirire ariko ku mugani wawe se ngaho shaho ariko nyine ngenda kubwira niganirira. Kuganira atagira ubikomeza uzi gucinya inkoro koko. Umunyarwanda Yesu umwana ngo bose ni bamwe, ntabwo bose ari bamwe azakomeye. Ni bande bamwe, abagore bose ni bamwe, abagabo bose ni bamwe, abatware bose ni bamwe negative. Ariko rero ubwo hari icyo biba bivuze. Amazina y'Abanyarwanda aranezeza, nimenya wigeze no kubimbaza ubaza ngo mfiki nabamuhora ikirikada. Ayo mazina niyanyisekereza karyoshye. Baguhora iki bose ni bamwe, uruhungire rumaze iminsi nkareba yewe ntukagere Imana. Nibyo nakubwiraga, niba association y'igihugu ikomeye nka Elisa y'abanditsi bavuga batari kuriya mwanditsi turamutora muri board Elisa cyangwa ati y'abanyamakuru Malonga turamutora pe kandi neza abagereza. Izo mahanga nk'izo za Chawugitu bakandora ku rwego rw'isi, abandi nk'izo za African Academy, African Union Academy bakandora. Ariko koko n'ikaramu zirarutana. Abayandikisha ikaramu nagombye kuba mfite icyo bita le stylo d'or, nuko abaho Ballon d'or ni nkabariya ejo bundi sha inshuti yanjye uriya mugabo witwa Peresha yarapfuye, naramukundaga naramukundaga buriya ndi umwana shaho nazimeto cyanaga umupira ngumva nagira agasore nanjye. Ariko buriya yarandutse gitanganiye gifite imyaka yapfuye afite 82 harya yagiyewe na 65 nduzuzamo neza cyakora naho ngaho. Urumva nushaka imyaka hafi 17 ni myinshi kuko namunaga ndi umwana ndi muri zase akina neza rwose Pele le roi Pele. Ariko urumva rimwe kubwiraga cyane na mutoya na imyaka 65 ntabwo ndayuzuzamo neza nekada. Ariko kumva n'ibintu nkora nanjye nkumva ndababaye koko, kavuga nti rero nibandabare kari bogo nibundabare bubu babagarire abantu baramba ibi amasertifika, abandandika ibitabo bakabishima, bakamvuga neza, abantu bakanyigiraho, abantu kugera aho perezida avuga ati migomba mifupe. Ntabwo ko no muri presidente nagejejeyo ibi bitabo amakopi yabyo, ariko mbereka ndagenda ngasenya ngakata nkigendera. Gusa hari umugabo wigeze kongera neza nuko yitwa General James Kabarebe. Ngafata tike ngiye kujya Arusha, bamenye kujya Zanzibar, andi hitike y'indege kugenda no kugaruka. Aranansetsa bimfura, arambwira ati ariko ubundi nabuze uko njyayo, n'ejo bundi bari bantumiye buri uko njyayo kuko nta mafaranga mfite.
iyo batumiye porofesa baba bazi ngo porofesa ni umuntu w'igihangange ariko ageze igihangange ndayakurahe ntaho. ni ukurya nabi wariye nabi cyangwa byagenze bite kugira ngo udafite amafaranga? none se ko mubwira ko nkorera ubwitange maze imyaka 18 nkorera ubwitange ubukorerabushake nandika ibitabo bikagira ariko igitabo kimwe naguhaye urugero niba nguze igitabo nk'iki ngiki nta muntu uracyandika muri iki gihugu cyitwa Trilingo reba mariko ukuntu gisa aya reba sha safi sana iki ninde iki njya kugitaha niba ariko kukimurika nakimukiriye hariya natumiye wari vice president w'inteko ishinga amategeko yohereza uwitwaga Professeur Laurent Nkusi uwiteka mugire neza niwe yagisinyeho igitabo ibintu byiza cyane ariko se none se ubwo mu ibihumbi 100 wafatamo tike ukajya Arusha ukagaruka ukabonamo nayo kugura hoteli wayinga wa mugabo umugiga ngo yari yarakeriye ngo afata amafaranga niba ari 3,000 ngo niba hehe niba ari wo mukabaga niba ari sinibuka ngo abwira umugore ati dore abagore maze hari mutugabo twasugamo afata 3,000 ngaho ufata ugende ugura amavuta ugura ibiryo kandi uguremo na uniforme ya wa mwana mbega ari mutugabo tw'utubwa umucuzi waransetse ngo mvuga ko ari abagore ngo harimo abagore haba abagore b'ibigoryi abagore b'ifura abagabo b'ibigoryi abagabo mbwa hatabyaye bingo umugabo mbwa sekimbo nibyo rero nakubwiraga ntabwo kwari ukwivumbura cyangwa se ngo wari ukoresheje kugira gute dara oya ariko nagira ngo noneho rwose sabe abantu bazabona ibintu namwe mujye mumfasha ngeza ahantu abanyamakuru abanditsi abantu bose bantora ofisi yanjye yahuye n'ibibazo cyane kubera covid n'ibiki byose noneho kugira ngo ushobore gukora neza abantu nibandera inkunga nibyo navugaga cyane inkunga yanjye rero utahubwo bayingezaho bate bayikugezaho bate numvise wasabye inkunga na president arimo nabizi perezida n'undi wese mukuru niba bimenya nabizi baza uramutabaje mwa kino kibazo cyane rwose ntabwo ari ikibazo ni ibikorwa nkora nakoze bigaragara bifatika aka kantu dore nari biro yanjye yitwa bikoze yiri registered ariko nashaka gutangiza ikintu cyagirira abanyarwanda umumaro ukomeye cyane. Ibyo watangije se ahashize wagiye ubona hari umumaro bitanga cyangwa wagiye ubona udahagije ushaka kuvugurura ku buryo byajya ntabwo gisubiza wowe uzagenda ubabaze ubwo se sinaguhaye ingero se ntaguhaye n'izi urashaka kundodogoza wa mwana cyangwa uragira ngo mvuge ngo ndarambiwe ntabwo ariko mvuga rwose aho ngaho uwo mutego wawe shahu ntawe ushaka njyewe ndifura ahubwo icyo navugaga nuko ngira ngo mbere yo muri uyu mwaka mfata ingamba ariko ingamba zishyigikiwe n'umugabo witwa Perezida Paul Kagame kuko numvise akunda n'igiswahili anabivuga nabikuye ahavugiye ati sisi mugomba gufunga n'izi ntsinda rwose ubwo nazo inkabikunda nongera nkavuga nti niba afite n'abantu b'abimfura bakora babajyanama n'uwo wigeze n'abandi benshi b'imfura bigeze ari abagereye neza cyane cyangwa uriya witwa Sezibera kiriya gitabo yabonye naje Arusha arambaza ateze waje ute bamubwira ati hari umuprofeseri mwiza cyane watanze ikiganiro cyiza w'umunyarwanda mbega umunyarwanda igitangazo arampamagara mu biro arambaza ati uzagenda ryari nzagenda itike yawe ni ryari y'indege ni itike y'indege araseka ni itike y'indege ndavuye i Kigali ndipakiza nshikambara ndazunguruka Maraba ndazunguruka bya Kenya ndaza ngeze hano bimfashe iminsi 3 nubwo bizansubiza iyindi 3 gusubirayo yumva arababaye nambaye costume nziza cyane aranaseka amagara umukobwa w'umusekreteri we yitwaga Bufaransa aragenda bangatishiriza itike y'indege ndabwiye umugore ni mukanya aturiye ndi Arusha inama yaragiye ni mukanya ndaba nkugezeho
urabugeze buteze yarazi ko ndi nakaraka numva ndanezerewe. So njya ahantu henshi muri ibyo byose naguhaye n'ibimenyetso bifatika, ni ubuhamya bya bindi by'abarokora ubuhamya. Gusa ndagira ngo dutangize noneho abantu rwose bafashe biyandikishe. Ndashaka ngendeye itorero, ndaza kukumvisha ejo bundi natabaye ahantu bita Ishyembe ikirinda iwacu nk'umwuka. Umwana araturimba ngo iyo inkotanyi zishinga itorero, ngo abantu bose bari kuyoboka iryo torero. Ejo bundi bari kumva numvise bivuga ngo inkotanyi church. Inkotanyi church. Iyi nkota uwo mwana yarancekeje, nanjye rero ngiye gushinga itorero ry'inkotanyi rwose church, ariko inkotanyi itari iyo kurokora jenoside nk'uko uriya mwana biririmba, kuko byo igihe cyabyo twarabikoze nabikuzemo rwose. Ubu ngiye gukora, ndashaka ikintu gushyiraho ikintu cyitwa Rwanda, cyumve neza sha, Rwanda Center for Kiswahili Communication Skills. Ndagisubizemo, Rwanda Center for Kiswahili Communication Skills. Ni ukuvuga ngo ndashaka gushyiraho ibiro, gutangiza ibiro hano i Kigali mu Rwanda mbere yuko njya muri pansiyo nayo nihaye, kuko nayo ngira. Nahoze nseka, biranshimisha. Umugabo yitwa Yamurebye ati ndasezeye. Yesezera, ariko yavuga ati ariko nimungenera nzagarukana n'imbaraga nyinshi cyane. Nazo uzagaruka nawe wamaze kuvuga ko narwaye. Icyambere cyo wivugiye ko urwaye, urananiwe. Cya kabiri uranakuze, uzaba ugaruka n'imbaraga nyinshi uzikuye. Reka abasore bakore. Ariko yewe nanjye nuko yewe nani mpanzi yongera rwose, ndakubwiza ukuri, n'ubwitange pe. Kandi Imana ihimbazwe kuko yangiriye neza. Ariko ubu noneho ndagira ngo abantu ifura abantu 100, keneye abantu 100 b'abaturanyi banjye hantuye, abantu bave mu baturanyi, abo bita girani mu Kiswahili, bava mu bo twiganye n'abo twakoranye n'abo nigishije, abo bita ba mate, schoolmate, classmate, barahari rwose benshi babanyeshuri nigishije n'abandi nakoranye nabo, naho hose nakoze. Bave mu bantu banyoboye bose benshi cyane, ahubwo abo twakoranye n'inkotanyi rwose. Have muri abo ngabo badhora, baba banditsi, baba ari abanyamakuru babigire. Bave mu bice byari byo byose, mu bacuruzi. Nkireho icyo kintu cyitwa Rwanda Center for Kiswahili Communication Skills. Nge nshobora noneho kwicara nkoresha communication, nkoresha amahugurwa, kuko nindangiza se n'abandi bagiye bavuga bati dore turakomeza akazi ka Professor Malonga, bijye mu banyamakuru, nigisha abanyamakuru Giswahili, nigishe abacuruzi, arabo twita uwo mushinga rwose urahari. Andwerere nibaze abantu 100, ahubwo bajye rwose. Ndashyiraho n'ikitwa nagitangije nk'iyi televiziyo yawe, ariko yanjye ntabwo ikunzwe cyane nk'iyo ngiye, kuko abanyarwanda bikundira ibiryoshye byihuta. Naho ngewe byitwa Languages TV, Professor Malonga and Languages TV. Ugiye kuri YouTube amaze kugira abantu bageze kuri 400 hafi, n'abandi nimuze nka yandirimbo nimuze rwose bandwerere, bajye kuri iyo basubscribing, basharing n'abandi, ariko cyane batwerere bifatika. Dutangiza iyo biro, turakwitangiza ku Kicukiro, turakwitangiza i Remera, turakwitangiza ahandi ariho hose, ariko
abantu nibafashe tubitangire dushyireho iyo biro ikomeye nziza cyane Rwanda Center for Kiswahili Communication Skills. Nigisha abantu, dutraining abantu, dukora ibintu, hanyuma negeranye n'ibindi bitabo, hajyemye ibyo bitabo biri hafi 500 maze kwegeranya by'igiswahili n'ibindi bizaza, dushyireho maktaba, bibliothèque y'igiswahili, hanyuma tugire ikintu cyuzuye gifatika kizafasha abanyarwanda ba none, kizafasha abanyarwanda b'ejo, kandi gifatika, cyaratangiwe n'umuntu w'inzobere ubizi w'inararibonye witwa Profesa Malonga Pacifique. Uwiteka abamwenyurire, ngira ngo ntabwo nshaka kurondogora ariko bimenyekane. Telefone yanjye ndaza kuyishyiraho, yewe ubishyiremo rwose, ngibi byose bijye muri iki kiganiro, mugisangiza abantu, uvuge muti harya ngo iby'imuhana, akimuhana kaza imvura ihise. Noneho rero akimuhana tukihorere, imvura ngiyi njya mbwira abantu ntagize igiswahili muri iki gihugu. Nari meze nk'uwitwa wa wundi mugabo Noah yubaka inkugi, muze reka da, baje kubimenya ari uko umwuzure ubu rero umwuzure w'igiswahili niyo cya African Union izataha ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7, ni ukucyemera nka World Kiswahili Day 7 July. Ni icyo cyo kuvuga ngo East African Community ni rurimi goresha ni igiswahili, ni icyo cyo kwandika ibi bitabo byose no kumuha amasertifika yose n'ahantu bemwe. Ntazagira umuntu ubabwira ngo yabonye Profesa Malonga ngo yisheke yahize Malonga igihe niki, uzamubaze muti muzamukurikire rib zamukurikire uriti never. Urakoze cyane, Uwiteka abamwenyure. Tutarasoza ariko nkubaze ikibazo kimwe, ariko none ndabona biraza kugira aho bihurira n'ibi ngibi. Ibi byose kutagira ubyitaho no kugira ute byaba biri mu byaguteye gushinga ishyaka, ko numvise ko ugiye gushinga ishyaka Malonga. Wamenye ko mu mashyaka harimo amafaranga? Rero ba mwana abari curangirizaho ku mugani wawe, ndagukunze cyane. Ari umwana witwa z'abanyamakuru bazana nabibo, ari umwana w'umunyamakuru witwa Ijambo, iyeze kunsetsa ati Profesa bambwiye ko ushaka kwiyamamaza kuba perezida, none nawe uti gushinga ishyaka. Hari undi twahuye ejo bundi, noneho njya mu bukwe hano haruguru hari abapasitori, noneho MC bari bita MC aravuga ati Profesa Pastor Malonga ati dusengere, kuko we masikini uyu mwana ntabwo yarazi ko ntari pastor, yarazi ngo ni Profesa Malonga. Ariko hari umuntu yari yamubwiye ko ndi umwana w'umutambyi, kuba umwana w'umutambyi ngo ndi data yari umutambyi rero ni pastor, agira ngo jewe ndi umutambyi, ntabwo yabyumvise neza. None abona muri abo pastor bose bari jewe kuko yumvise ko aragira abaye pastor, ndase cyakora abantu bose bamwe bati Malonga nari nafata no fatiraho kuri Kakarenga. None ariko ndasenga rwose, ndasenga abantu bakoma amaki cyane batangira kubimaza. Ejo bundi rwose dore hano biri kwireberaho bita niba ari narasetse, abantu baraseka, ariko nyine bikaryohera. Nacyo hitamo kubwira burya ntukajye ubona nsuzugura abantu bamwe, n'abantu bigira ibyo batari byo. Kugira ngo ni umupasitoro, ariko kuri pasitoro uri bishop urarya n'amadeni yarakwishe, noneho ngo Kagame nakurihire, namuzagire ngo nuko bivuze. Oya, aravuze ngo perezida w'amurihira naca muri miliyoni zingahe ngo jewe no jewe ndashaka imfura gusa ngo dukore icyo kintu, tugishyire mu buryo kizafasha abanyarwanda, kandi umuntu w'ifura wese ndabizi uzagikora, ndizera Imana gutyo. Nta deni mfite rwose,
amen, haleluya. Amen. Ni itorero rwose nta shyaka rero, iryo shyaka rero ntabwo ari kubica iruhande, ni uko uncekeje gusa abantu nk'ubwo bumva bati Malonga afite ishyaka n'ikinyarwanda. Kugira ishyaka, hari umwana wa bina ubwo ndakumvise ubwo ndaza kumuhamagara kuko yarabimbajije hariya muri nude banyamamaza muri mu nama y'abanyamakuru, agomba kuba atarumvise icyo avuga kuko avuze ati Malonga ni umuntu ugira ishyaka. Mu kinyarwanda umuntu ugira ishyaka ni umuntu ugira umuhati, umuntu ugira imbaraga, determination. Nibyo ngibyo, ntabwo ari aya mashyaka nk'amwe ngo yaba parimehutu, yaba porosoma, yaba green cyangwa red cyangwa blue party. Aya ntabwo ari ishyaka ryanjye, ni iryo, ni umuhati, ngo ni umuhati ngoresha. Bati Malonga agira ishyaka, ngo Malonga agira urugwiro. Hari n'ugeze kumbwira ngo ariko ngo Malonga ngo yabaga mu rugwiro. Ntabwo nabaga mu rugwiro gusa, ngira urugwiro. Ibi byose ni urugwiro. Nibyo ngibyo Uwiteka kubwira. Malonga ugira hano usengera ntabwo ngusengere kugira, ntabwo jya urusengera, ahubwo Uwiteka Imana ishobora byose, ikabera hose cyarimwe, igashobora byose, ikabizi byose, ikugirire neza, nanjye ngirire neza, n'abantu bose bagirire neza, idushoboze gushyiraho Rwanda Center for Kiswahili Communication Skills, kugira ngo abana b'u Rwanda bazamenye igiswahili bagiteze imbere, kandi n'abagiye bose bansinyira bamba za certificate bamvuga neza bagira gute, baze noneho dufataniza dushyireho iyo biro ikomeye ifatika nziza itazasenyuka nk'imwe ya covid, nk'imwe yanjye yose ya covid. Dore nuze twaye nsigaranye aka kayo ariko ni keza no mu mutwara hari n'ibitabo birahari, gusa n'ubwo ibitabo byinshi byariwe babyita ngo ikibiriya birya imiswa n'ibiki, kubera no kwimuka no kunyiba banyibye nako covid yarabikoze. Cyakora ndabizi ko niba ushaka, niba ngera itorero aho nsengera, nabatijwe mu madini ane, ngenda nshakisha, ngeze ahasanga babatije bamwe, ahubwo nijye wakagombye kubabatiza, bituma mvamo. Ubu ndi mu rusengero rw'Inkotanyi church nka ya ndirimbo, nkaba no mu rusengero rw'Uwiteka Imana ishobora byose. Urakoze cyane. Hari message watanga mu 2023? Message natanga mu 2023, abantu bikwemera kuba insina ngufi, migomba mufupi hapana. Ntihagira umuntu wemera kuba insina ngufi mu Banyarwanda. Nongera icyakabiri, abantu rwose nibakunda u Rwanda, abantu nibakunde Profesa, abantu nibakunde kwiga, abantu nibakunde ubwanditsi, abantu nibakunde ubuhanzi, abantu nibakunde ubunyamakuru, abantu nibandika ibitabo, abantu nibandika igiswahili bagiteza imbere. Nicyo nakwifuriza, niwo mugambi mfite, kugira ngo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka 2023 Afrika izizihiza uwo munsi mpuzamahanga. Dutangira ejo bundi kuri tuzizihiza indimi nyafurika, African Languages Week. Kugira ngo babibonye rwose, tujye tuvuga tuti mu Rwanda twifashe neza, kandi n'umukozi wacu ni umukozi wanyu, mufashe mbakorere neza, twikorere neza, twiteze imbere. Panapo majaliwa, Mwarimu Nyerere yabivuze neza cyane, naramukundaga nawe kandi yarankundaga. Nakinaga n'abana be ndi mutoya, azana hano aramenya, cyo kumwakira ku kibuga cy'indege, ati wakijyana, ariko akavuga ikintu gikomeye, sababu tunayo, nia tunayo, na uwezo tunao.
ni ukuvuga ati impamvu irahari, ubushake burahari, n'ubushobozi burahari, tuzabigeraho muri uyu mwaka, kandi batangire none, bampamagare, bafate bambere zose, ahasigaye Uwiteka abahe umwaka mwiza muhire, abahe kuramba, abahe ibyiza, ahasigaye abamwenyurire.